Cyo nababwiraga kijyanye. Na matu tufuna wangeruzo. Muje mwubaha ibintu tubibezo byatuvunnye. Ariko babuze iki? Nitabi babuze iki? Urabona Imana izamanuka mu ijuru ikaza kuko. Nukuye kutwangiza urusengero. Tanga nachuzabura tanga nachuzabura tanga nachuzabura. Yewe twakira abantu batura gusa siko bimeze. Yego bamesire umva nkubwira ntuzongere kuza hano. Ko gisa gutsiko kireba. Amena. Amen. Noneho rero Mãe. Olha como. Foda. Baramamagaye. Nangu fundusha rega. Ngoro mvundusha. Itona nitsabuye umuntu nyine ndashaka. Ego muga. Waha ujya kugenda ujya kuri species. Mu mujyi Kuri floor ya mbere hasi. Urabona icyapa cyanditseho ni species. Winjiramo waka service yose ushaka. Bakira neza bakiriya ku rwego ruri hejuru. Gira vuba. Ushaka meya service. Kugura telefone iyi ubuhe bwoko? 13 Pro Max. Oya nta kibazo rwose barakwakira. Nama ekuteri byose. Niki? Wabwire ko afite na laptop waki. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Nashukuru Mungu sana. Amen. Nashukuru Mungu sana. Amen. Mungu. Tunampenda Yesu. Tunampenda Yesu. Tunampenda Yesu. Tunampenda Yesu. Tunampenda Yesu. Tunampenda Yesu. Mujitondo. 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 Nani jalo. Okay. Urakoze cyane kuza musengero. Tuko musanze muri intwari. N'uyu munsi muri intwari. Amen. Mufite imbaraga ziri kumanuka n'amafite. Haleluya. Amen. Mutiri amashyi cyane mu uyu no muvandimwe zari tariki 13 ndicaye mu rugo niciye ku meza telefone yukameza ngiye kubona muri message yaje ngo tiririri ngo pastor Mususu natwe azadusura turi bande izi ni imbaraga z'Imana amen izi ni imbaraga z'Imana pastor yaje uyu munsi arahangaha aje kutubwiriza muri kunyumva neza aje kudufasha amen aje kubera imbaraga zanyu kubera amasengesho yanyu muri kunyumva yego mukubitira amashyi Iteka ryose. Akora iki? Ahimbazwe. Iteka ryose. Okay. Pastor. Ndagushimira mbikuye ku mutima imbaraga z'Imana zikumanukeho. Amen. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Amizima wa milele. Wamuzima wa milele. Kata mama kata. Amen. Okay. Ndashaka buri muntu wese abure kuri igitabo cya Bibiliya. Ugifate mu ntoki.
ufite telefone ajye kuri telefone dufite telefone smart ure muri Bibiliya turumvikana jya ku murongo wa 3 Yohani 1 Yesu aravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda urumva kunda mugenzi wawe nkuko ugira iki wikunda uzamenye ko amatunda uzasarura mu rukundo wakunze iki umuntu mugenzi wawe amen akongera katubwira ati sare hamanuka ku musozi ngizabaye nakoze abaye murababura gatoya zabaye yamanutse ku musozi aramanuka hasi paka kuriba asanga abagabo bane bicaye n'umugore w'umukecuru aho ngaho bamwimye amazi uzi yakoze yarababwiye ngo kubera amahoro mu gihugu cyacu n'imbaraga z'Imana tuyu mukecuru amazi amen amen bamuvomeye amazi vuga ngo bamuvomeye amazi umukecuru ateruye injerekani amen arataha amen zabaye yageze hagati aravuga ati uyu mukecuru yarushe haleluya amen aragenda aramutwaza paka mu rugo umukecuru amubwira ati guhaye umukobwa wanjye iyo ni imigisha y'iki y'Imana haleluya amen wamizima wa milele wamizima wa milele wamizima wa milele wamizima wa milele nuko imbaraga z'Imana zikora abesha haleluya amen mureke twakire pastor wacu yego pastor ijambo ndi ryawe kaze neza imbere y'abaturage bacu abakristo bacu Warondoro urukundo rwawe turashize noneho nzagumana nawe nzaruhuka nambaye ikamba ryawe nzambara ikamba ryawe yewe amen amen nuko yasabwira bizishwa be ngo iki ambara ikamba ati nzaruhuka nuko nambaye iki ikamba haleluya amen gira mugenzi wangu usa n'Imana ongera umubwire usa n'Imana haguruka wowe haguruka ubona usa n'Imana wowe ndemwe mu ishusho yayo warasaze iki kintu wagikuye haleluya amen icyari wambesire uzina yuda cyari haleluya kiye ngo mujye musa reba mujye muvugisha ukuri niyo uzanga yuda n'umutima numara kubohoka ukabahokera Uwiteka ukamenya kumenya uriwe usaba uburamo sana uyu mwana ntago basa haleluya sha amen usa n'Imana Imana sari tukuje what biris Imana ari tukuje haleluya amen mumeze neza yego nuko hari ijambo rimwe nshaka twiga reka turebe mu gitabo cyanditswe cyahumetswe n'umukozi w'Imana Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwimwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho amen vuga ngo haleluya amen amen ngo nuko atanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho amen 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 nikosha wowe kwiye udatanga umwana wawe bamwica Imana yatanze uwese bakamwica kandi ubwo ntiwamutanga niko tanga uwabagira iki bamutambe sibyo ukabona nk'ari kiriki uriya ninde uriya ameze nk'aririrwa yini uyu nguyu namubonye n'umusore mwiza cyane ariko urusengero rwawe hari umusore Imana yamunumyeho cyane mubwire mukanya namubwira ukabona ko umwana nk'uyu nguyu yaraje wawe aje guteretera n'agakobwa kawe sibyo arahageze uramutunganije uramwirukanye hamwe tanga umukobwa bazirabure urimo satani ntabwo ari gushaka bakora iki bazirabure siko bimeze ngo nuko imvura iragwa muri Nyakanga igwa ku mpeshyi bitajyaga bibaho sibivuga ngo mena yagosha yego yakareba urandeba iki se niko bakura umugi nave kuki urumogi reka itabi ni ribi sibyo reka amayoga
Kashitasa. Kabani. Haguruka, ngwino. Ngwino. Tafugenda. Ngwino aho. Zakagendana. Zakagendana. Agakiza k'Imana we. Zakagendana. 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 Agakiza k'Imana we. Zakagendana. Amen. Haleluya. Hino mwana wanje. Nuko Imana ngihamagara ngumwana w'umuhungu iramubwira ngo iki ngo ugiye gukizwa ngo ngiye kugutabara ngiye kugukura muri ibyo bipfapayi ibipfapayi nuko umuririmbyi waririmbye indirimbo nziza nuko araririmba ngo zajya mu ijuru kureba bariyo 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 zajya mu ijuru kureba haleluya haleluya nuko umwana w'umuhungu ageze imbere y'abigisha ageze imbere y'abantu basizwe amavuta ageze imbere y'abantu bamanukiwe n'Uwiteka nuko imwana mugagira mubohoye amen nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzabara nuko Imana imanukira umumarayika nuko Imana imanukana amavuta ireba umwana w'umuhungu iramubwira umuhungu hagaze indosire haguze mwingu Imana yanjye haguze natuze yumva gakiza uramwe mara akurira kambabwiza ukuri rero ukeneye gusengerwa ibintu byinshi hoka mu mutima kandi kunywa amazi y'umupaseri sibyo haleluya haleluya kindi kigeragera kiracyamurimo mu mutima sibyo kiraguye ariko ntaribi iri kumvura nawe yaraguye agomba gukizwa uri Imana bura nawe iramureba haleluya 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 Imana igiye kukubohora Imana igiye kumubohora kugukuraho izo direde umutima mu ufite nta kintu wadutwara hano abakristo nuko marayika aramanuka aririmbira aba yarasanze mu isi Imana yohereje abamarayika kubaza baririmbira abantu nk'aba babushwe uzi kurinda Mana uzi kurinda Mana uzi kurinda Mana uzi kurinda Mana nuko marayika twese maduri mbijuru baretse umwana w'umuhungu umurumogi arureke anywa itabi Imana wamunumyeho nuko ndamubonye kandi bohoka ibikurimo bikuvemo bwira abantu kubyina Imana igukoreye byiza haleluya kwa cyumurumogi ndikubaza ku cyumurumogi nabivuge babuze iki babuze iki nitabi babuze iki urabona Imana izamanuka mu ijuru ikaza kukubita nukuze kutwangiza urusengero urabona Imana imanutse mu ijuru ikaza kukubita ntabwo tuzajya tubigisha reba pastor ntabwo tuzajya tubigisha pastor ntabwo byakunda ngwino sha ngwino ha ayo marinette pastor uzana marinette mu rusengero gute njya hasi
Rinete kuramo pasiteri Uskubikase. urinde wowe urinde uri igiki Imana ntakizaturuka mu ijuru ngizenge bakubite pasiteri n'abandi benshi kukimu inzoga pasiteri n'abandi benshi uri nubuhe sheri reka nkusore bino byana niko sha niko ayo maso bwarasate bino oya sheri mbure abakirisitu agarara hanga uyu munsi n'ukuri kugomba kugaragara haleluya kugaragara abikije imisatsi bakagaragara ufite imyaka ingahe kuki wavuye mu ishuri subiza kuki wavuye Imana iri kubinyereka imyuga yiga he wiga ibiki kubaka kuki utize kudoda ugomba kwiga ibintu bishoboye pastor aba yabibonye uri kumva ukadoda ntabwo ufite abadayimoni turashize noneho urumogi ntabwo uvanga ubu yabinditse imisatsi reba iyi misatsi ibinditse gutya inzoka esheshatu z'imanga izi ni inzoka Reka mbarabura. turabura utugira Ubwo cyangwa meze nicare gihe. haguruka ubwigire vuga Imana gukijije Manje kamabwiza ukuri nta bintu byatanje. Ariko murabona igihe tugezemo nicyo kugira dushima Imana tunavuga ikintu twagezeho. Ariko ndimo nacyo batwaye no riba nabaza ngari mimina niba nta cyo batwaye. Akoze cyane. Icyo nababwiraga kijyanye n'amaturo tuvuna wangeruzo mujye mwubaha ibintu byatuvunnye ariko ja utunga imbaho mu rusengero rwawe oya n'ubugege wazajya iwanjye ukareba ukuntu ujye uzawuzanye amazi mwakoze. Icyo navugaga jewe cy'Imana ndinze ibyo byabwenge nabivuyeho ndabishima Imana. amena amena amen uzongera ubisubire twaye iki Oya nayivuyeho ariko bagira ngo nkumva ubwo ngo kuva ngubwire Imana. bawica ubuzima bwawe n'ubwanjye sawa ariko hari ikintu bashaka kugira ngo nkurabure ariko ntabwo wakibona twaza mingufura ntacyo babitwaye urusengero mwayibonye nyinshi cyane zikoramo kurusha kubwiriza sobanura ngo sinzagaruka ubundi Imana ntabwo zibana ngaha murakoze cyane abantu Imana amazi bacyota mu rusengero rwose haleluya haleluya ngo nuko tuzagenda tubona abantu bameze nka Yuda Iskariyoti tuzagenda tubona bamwe babambye Yesu Imana irabumwe igize iki dore n'uyu baze baguma hari iki urusengero cyangwa bagumura iki itorero sibyo irindi jambo mbonagira ngo mbabwire ikintu Imana rero kindi bantumyeho kijyanye mu buzima bwanyu tuba tugomba gushimira iki Imana sibyo tuvuge niba ubonye inote y'igihumbi sibyo nta kibazo ni icyawe sibyo icyo bita kimwe cya cumi siko bimeze muri Matayo 3:16 haranditse ngo gira ibyo uzana mu nzu y'Imana kugira ngo Imana izaguhe iki umugisha niba ukora igihumbi zanisha na hehe mu nzu y'Imana yaba akaje ukazana magana abiri kugira ngo di magana abiri nefsa cyangwa desa desa niba ufite umurima w'ibishyimbo ukeza imifuka 3 zana umwe mu rusengero umwe n'uwande pastor haleluya reka tugeze mu gihe cyo gutura duture turirimba kano karirimbo kamagana 78 kavuga ngo nzakubaha ntuzaduturira muri he yayindi naco muradushyira hangana oya umuvandimwe yadutiza ingofero kubera Imana yadutiza uyu nawe ni umuvandimwe yakijijwe maze mwereke Imana ko bayikunda tugende turirimba tuzamara karirimbo kamagana 77 kavuga ngo tanga ntacyo uzabura tanga ntacyo uzabura ntacyo uzabura ntacyo uzabura ntacyo uzabura ntacyo uzabura ntacyo uzabura
tanga tanga ntacyo uzabura tanga tanga ntacyo uzabura tanga ntacyo uzabura tanga ntacyo uzabura tanga Imana we shagira Yesu we shagira Imana we ntabwo ugize utu uri kunyumva neza amena banjijigwe sinongeye kubona muri urusengero pasiteri irambesire y'ingetura nizongeye kuzaba uzagaruka mu rusengero amena tuba twakira abantu batura gusa siko bimeze yego bambesire umva nkubwira ntuzongere kuza hano ko gisa gusa uko kireba amena noneho rero reka twakire mu mapasiteri madamu wanjye aze asengera aya maturo ikindi hari n'ikintu yageneye iki itorero kiba ari icyane icyo kintu kiba ari icy'itorero vuga icyo kintu haleluya turamusaba atambuke neza mumukomera amashyi yandura itorero nukuri uyu niwe Imana yanyandikiye niwe nahumetswe mu bitabo by'abakurambere bw'Imana baba kumenya amasomo menshi y'Imana umuntu akagira iki akajijwa cyangwa agacanganyikirwa ndagira ngo basuhuze bagendane n'ubutumwa babazaniye kuri uyu munsi kandi Imana izakomeze ubumugisha Yesu aragukunda haleluya mbere wa kigori gihugu ibyo bintu gereka mubwiza ukuri ntuzongeye kuza muri rusengero reka mubwiza ukuri haleluya we ariko rero nawe ndebera ukuntu gisa kikira tingo sikamuze gisa kuriya haleluya amena Yesu arabakunda amena nagira icyo babwira none haleluya umugabo wanjye Sante majyagiramo brage ariko tukira umuze kwibuka rya jambo yababwiye niryo rya mbere nanjye ikindi narenzaho kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka haleluya rero nabishimiye muri abakristo beza numvishe rero njyewe hari ikintu kiri kumata mu mutima wanjye numva rwose iri torero narihereza imodoka amina bahaye mushimira imodoka yabahaye imodoka igasi wacu amen kugira ngo yabahaye imodoka imodoka ni yande yarabivuze kuva ku munsi wa mbere ngo urusengero rwacu itorero ryacu tuzatahana iki imodoka ivatiri izajyamo pasita wanyu shiri ariko nagombaga gutanga imodoka imodoka se yawe tigukunze yacu yego tugenda mu iki kwitanze hako ntabwo uzi ko ibi bintu byose biba ari uguteka umutwe ibintu byo gusenga twigize abapasi ntabwo ubizi ko ari injegisiyo njyewe rero ntabwo ndi mu guteka umutwe ntabwo uri mu guteka umutwe umwuka wera anyoboye nicyo nkora kandi naranakubwiye ko ntabwo ushyigikiye mu guteka umutwe kwawe reka rero nkwereke iriya modoka uzi ko yavuye he utanze kwa Yesu Kristo Yesu Kristo yaguha amafaranga yarayakuzaniye erega bicisha mu ndakubaza yarayakuzaniye Yesu Kristo uramuzi
wowe se ariyo urya nayawe ariko uzi ko abagore babasaze we uzi ko abagore babaye batinda no mu mutwe ariko urindisha wowe waturutse yego niba ukeneye kwaki ahubwo wowe icara wakira umwami n'umukiza nta mwami n'umukiza nzakira ibintu no guteka umutwe anyobora iki agutegeke ndayoborwe nawe ndayoborwa n'umuntu udahari hagureka tuyobora izinjiji ziduha amafaranga tugabane iriya modoka ntago ngwino ibi ngibi tubereka turabigana tuzayitwara nawe tuzayitwara Haleluya amen imodoka ni yande imodoka ni ya pastor kabiyanyu haleluya amen ibyishimo murabigira bikagera bigashira ibyishimo mukishima ariko izayagera tugera tukishima haleluya amen ni byiza kuba wenda wakiromantika maho kujya gutunga imodoka ariko ukagisa mu bitabo ukaryama ukayirota ariko wabyuka ukayibura bibaho tuzayirinda tuzayitunga mukunda kuryama oya mugasinzira murarota kabisa muzi kurota none rero hari akarimba kavuga ngo lenge ninge wayizanye urimo satani ntabwo ari gusa ninge wayizanye ni wowe oya da subiramo wumve noneho tugende lenge ninge wayizanye kwaje tuyirimbana lenge ninge wayizanye ninde wayizanye karayisize haleluya mutari kumva ariko hako ntimukabinjije mu mutwe mu binjije lenge ninge wayizanye kwaje mujya mugira nka gutya lenge ninge wayizanye ninde ninjewe narakora nawe uzaba ufite abantu uzatera renge iyo ni renge wayizanye nanjye nazanye indi n'uyazanye indi reka dusenge dusoze iteraniro hari abana hano bakeneye gutaha bakajya kurya amasaha arageze hanyuma tubwire Soroba Pastor Soroba abasengere n'umutima mwiza funga amaso usenge humiriza dusenge Imana data twese data uri mu ijuru data uzi ukuntu twabayeho data uzi ukuntu twariye nijoro data uzi ukuntu twazindutse tukaza imbere yawe turagusaba amahoro n'imigisha uri kunyumva funga amaso dusenge data ndakubwiye ngo fungura ibiganza byanyu amafaranga fungura umugore mwiza abana beza umegushishoza umegutanga mu gihe basabye undinde ubujiji ureka abanyabwenge barye ikigo gitahiraho siko bimeze haleluya amen haleluya amen muhaguruke mutaye kubera izina ry'Imana amen ndabasengeye mutanga umugisha amen aba bantu nibagenda mu ijuru manu tubaturindire aba bantu nibagenda mu ijuru manu baturindire manu baturindire manu baturindire manu baturindire ako umva nkubwire pastor uba muzima ntabwo muzima bimeze bite kubera iki se tuvire mu modoka bayimaye se iyo bavuze renge wumva iki vira mu modoka wabininiwe ushobora kuba uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo muri diaspora reka nkwereke kampani iri kwerekana ikinyuranyo ku isi hose mu bijyanye n'ubwubatsi iyo nta yindi ni Design Company Limited ni kampani itanga serivisi ku bijyanye n'ubwubatsi ikaba ifite uburambe bw'imyaka 11 muri ako kazi kandi ibikorwa byayo birivugira muri ibyo bikorwa byayo harimo inyubako zo guturamo nka Gisozi Valley View Estate, amavuriro nka Kivu Hills Medical Center, inzu z'imyidagaduro nka Blue Sky Park Arena iri hejuru y'inyubako ya Chic, insengero ndetse n'amashuri nka Kivu Hills Academy ndetse n'izindi nyubako nyinshi zitandukanye.
ku bindi bisobanuro wabariza kuri telefone 0788 61 55 22 cyangwa ushaka kureba ibikorwa bya design nyarukira ku mbuga nkoranyambaga arizo YouTube na Instagram. Amazina ni Ruben Draftman.